ntabwo yicaye nubwo yatsinzwe naho agira inzira nyinshi. Reba nk'uburyo yari yohereje uriya muntu ngo azapfire hano koko. Ubuse bari kugira ngo banjyane imageragere. Reba umuntu ajye ave mu rugo ari ibintu byose nta n'umwana. Imyaka yose ishize abadukurikiye bagiye bazi ibyanjye. Reba ukuntu yagiye ameze neza, reba ukuntu yagarutse ameze hano. Nta n'urwara rwo kwishima ngewe kujya gukora byo urabyumva sha. Uwa madeni ni iryaguye nyine ko yakutava mu rugo mvugane se umuntu biragenda biti. Umuntu ukuntu yakugiriye nawe ari byo wamwitura. Nta kundi byari kugenda kugira ngo apfire aha ngaha. Nta mbangamira nanjye nk'umuntu wigeze gusenga, nk'umuntu wabonye ko kutababarira umuntu n'uburi nta kintu bimaze. Nanjye impuhwe nabonye nk'uko nkubwiye bangiriye, nanjye ntaba hano araza niba ari akaraka nabonye, niba ari iyo mvange nkabimuha akicara hano ku rubaraza nta mbangamira ngo aze no mu nzu. Yicara ku rubaraza akarya akongera akigendera. Ntiwambaza ngo abahangaha, ntiwambaza ngo abahehe. Nibwo buzima bayeho akayishaza nigendeye simba nanahari. Nabaza umukobwa akambwira ati mama erega je nta bintu byinshi mba nshaka kuvugana na papa. Nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyatsi. Ubafite ingano y'igitsina batishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo, namwe tubakoraho rikaka. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame ntago twabibagiwe. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande ndetse n'izindi mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti iraza kubageraho, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasura kandi bizakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese. Ndabasuhuje, ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mukomeje kugenda mutwandikira muri comment, n'izindi nyunganizi zose mugenda mwandikamo ndetse n'izindi mfashanyo mugenda mutanga ku bantu bafite ibibazo bye bitandukanye tuba tuganiriza kuri Imana igisubiza aho mwakuye. Uyu munsi ndi kumwe na Mama Teta, ngira ngo muribuka ibibazo amazemo iminsi, nako twese tumazemo iminsi by'uburwayi by'umugabo we Papa Teta. Nyine byabaye birebire ariko kubera mwebwe ndetse n'Imana bigenda neza. Mama Teta tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Meze noneho mu minsi ishize byari stress, uyu munsi umeze umvana n'ubu ndacyatitira pe. Noneho numvise ngo hajemo n'amarozi ni hatari. Habaye amasengesho ni Imana yonyine. Imana igikomeza ikongerere pe. Hari ibintu biba hakabaho ubutabazi bw'Imana gusa, kuko twebwe tukananirwa nk'abana babana ariko Imana ikaba ari ikora ibyayo. Icyo nzi cyo Imana nyine igire inzira zirenga ibihumbi. Ariko shitani nawe ntabwo yicaye nubwo yatsinzwe naho agira inzira nyinshi. Reba nk'uburyo yari yohereje uriya muntu ngo azapfire hano koko. Ubuse bari kugira ngo banjyane imageragere. Reba umuntu ajye ave mu rugo ari ibintu byose nta n'umwana. Imyaka yose ishize abadukurikiye bagiye bazi ibyanjye. Reba ukuntu yagiye ameze neza, reba ukuntu yagarutse ameze hano. Nta n'urwara rwo kwishima ngewe kujya gukora byo urabyumva sha. Uwa madeni ni iryaguye nyine ko yakutava mu rugo mvugane se umuntu biragenda biti. Umuntu ukuntu yakugiriye nawe ari byo wamwitura. Nta kundi byari kugenda kugira ngo apfire aha ngaha. Nta kundi ariko warakoze. Imana igiguha umugisha ikongerere keza rwose. Nagira ngo rero uyu mwanya wenda turavugamo byose, turagenda dusimbuka tuvuge byose nyine muri kino kiganiro. Gusa iki kiganiro cyari cyo gushimira ku mpande zombi. Ndashimira buriya ngewe binshimisha cyane iyo nkoze ikintu, iyo nkoreye umuntu ubufasha akabubona ntibyange nyine. Hari ukuntu umuntu abwira ati ndashaka kumfasha ukamukorera ubuvugizi ariko bikanga. Rimwe na rimwe bibaho kuko ntago abantu bahorana amafaranga nyine. Hari igihe ubikora ntibikunde, hari n'igihe rero ubikora bigakunda. Rero nge ndishima cyane iyo mfashije umuntu cyangwa se mukoreye ubuvugizi akabona ubufasha yarakeneye. Biranshimisha kuko mpita mbona ko ntakwereye ubusa.
cyane rwose. muribuka ko Vicky cyangwa se mama Teta yari afite ikibazo cya diplome y'umwana, diplome ya Teta yari yaraheze ku rwose twabivuze ishuri. inshuro nyinshi, ndetse n'umugabo warinda kuza, umugabo akakomeza atubeshya ngo azatanga make biranga, birangira abuze n'ibihumbi 10. Rero niyo mpamvu hashize iminsi bigenda byanga ubuzima buranga, ariko ejo bundi byarakunze. Nagira ngo umushimire ku giti cyawe, ubwo njye mushimiye ku giti cyanjye kuba yarakoze icyo kintu. Uwo muntu si ngombwa wenda kumuvuga izina, ariko aho ari nawe ariyizi, umuntu uri muri Canada yakoze icyo kintu, ayishyura amafaranga 350 koko umwana yishyurwa diplome, ubu yarayibonye. Ndumva nawe wakomeza ukamushimira. Shakenge uriya mwana w'umukobwa sinabona ukuntu namushimira. Njyewe nabanje kugira ngo ndarota, numvaga kera bajyaga bavuga ngo inzira z'Imana zirenga 1000. Ke nubwo nsenga, nubwo nari narigeze gusenga, ibyo numvaga nta hantu bizaca. Natekerezaga uburyo umuntu nkanjye urya ari uko nagiye gufurira abantu, urya ari uko nagiye gukora amasuku ku mashanse runaka, cyangwa ahantu hose bakeneye uturimo nyine tw'amaboko tw'abamama bakora. Nibazaga inzira bizacamo kugira ngo 350 biboneke diplome ya Teta ive kuri kiriya kigo. Mbese byari byaranangiye na kuriya, byari bimeze nka kwa kundi umuntu avuga ngo ubuze ikintu nta hadapfunda imitwe, cyangwa guti bitapfa kwa kundi umuntu aba ari gupfa. Nanjye nabonaga ariko bimeze, ariko kumbi mw'abantu mwe badukurikiye kuri Keza TV show, hari abantu bakiriho beza bagifite ubumuntu. Mva uyu mwana w'umukobwa wa muri Canada, wa mugani si ngombwa ngo niyirwe nanamuvuga izina, aho ari yiyumve. Ndamushimiye. Imana izamuha ubuzima bwiza, izamusubiriza aho yakuye. Nge ntacyo kumuhana kwibonera, arabizi ko nyennye, turaganira namamagara tukaganira kenshi, yambaza ukuntu merewe. Ariko ikintu cyo kukurira mwana wanjye diplome ku ishuri yarakoze. Imana izamukubire 7 inshuro 7, izasubiza aho yakuye. Diplome yarayishyuye 350, yarabyohereje. Ndashimira na musaza we aho ari Kacyiru, nawe ariyizi. We namuvuga yitwa Pasco, rwose ni umwana mwiza, ni famille. Mbese ntabona ukuntu nshimira, wagira ngo wa mugani wa wundi waririmbye ngo Kagame ngo wagira ngo ni Imana, ngo n'Imana yohereje. Aba nabo ni nka marayika Imana yohereje muri famille yanjye. Pasco ndagushimiye cyane, mushiki wawe hari muri Canada, ndetse na famille yanyu yindi, nubwo izindi ntazizi, ariko ndabizi ko mujya kubikora mwabiganiriyeho. Kuri Imana ijye ibaha umugisha. Famille yanyu iri mu Rwanda yahasigaye, ijye bagenderera, ibarebe, ibaha ubuzima bwiza. Ndagushimiye rwose, diplome yaraje. Nanaboneraho kukubwira ko ngubu rwose Teta aho yari yarapurayinze, ngubu ejo bundi bamwemereye ko ashobora kuzajya kwiga i Karongi. Ubu ngubu mbese igisigaye ni ukugira ngo ndwane, no kugira ngo nzare ko igihe cyo kubahamagara ku ishuri abona cyageze, wenda nzabona udukoresha azajyana muri geto. No kujya muri geto Karongi ngo ni kuki wese nahazi, ariko baramuhamagaye rwose, twarabibonye ko yemereye kujya. Hari igisigaye ni Imana izabijyamo kugira ngo bigende neza, tuzabone n'udukoresha azajyana aho ngaho muri geto. Imana iguha umugisha wa mukobwa we, ndetse n'abandi bakunzi ba Keza TV show, ababinyujije mu masengesho, binyujije mu bitekerezo, muri komenti. Rwose mwese ndabashimiye. Ibyo inkunga yanyu yose, nta nkunga iba ntoya, n'amasengesho kuko mwaraga mudasinziriye. Ba Louise w'Ibutare, Louise ndamushimiye, arankurikira cyane. Ikibazo cyanjye kijya kimubabaza, ni inkuru yanjye nawe yambwiye ko yamubayeho. Nawe ndabizi ko nkunda, n'umwana w'umukobwa. Benshi n'abandi ntarondora amazina, ndabashimiye. Keza woweho noneho rero, mbese wowe sinabona icyo nkuvugaho. Iyo ntaza gukora iwawe ngo umenye, ntabwo iriya diplome sinabikeka ko izaza. Wowe n'umuryango wawe, Imana igikongerera, igihora iguha umutima wo gutabariza abantu babaye nkatwe, ndetse naho bitarakunda uyu munsi nibyanga, ejo bundi bizakunda. Umugabo yari koroherwa. Umugabo kugeza ubu bimeze bite? Ubushize twaganiriye avuga ko
atakubera ikigeragezo kuko wamufashije mu kumuvuza akaba yarakize, avuga ko atakubera ikigeragezo kugira ngo agume hano utabishaka, ariko agusaba kugeza kurya saa sita nijoro agashaka wenda yarara mu muhanda. Bimeze bite? Araza akarya nta mbangamira. Nanjye nk'umuntu wigeze gusenga, nk'umuntu wabonye ko kutababarira umuntu n'ubundi nta kintu bimaze, nanjye impuhwe nabonye nk'uko nkubwiye bangiriye, nanjye ntaba hano. Araza niba ari akaraka nabonye, niba ari iyo mvange nkabimuha, akicaye hano ku rubaraza nta mbangamira ngo aze no mu nzu. Yicara ku rubaraza akarya akongera akigendera. Ntiwambaza ngo abahangaha, ntiwambaza ngo abahehe. Nibwo buzima bayeho. Akayishoza nigendeye simba nanahari, nabaza umukobwa akambwira ati mama erega je nta bintu byinshi mba nshaka kuvugana na papa, ibiryo namimwemereye. Yasanze icyo gikoma aranywa akagenda, yasanga ibyo biryo akarya akagenda. Yarabinyemereye nta kundi kumbangamira kuko nayo yarabyiboneye ko iyi nzu nta hantu ho kuba yabona, kandi koko sinanabimwemerera. Ibaze nyine koko hari ubuzima tuburya baca umugani nyine n'ujye ubona uri muzima uhumeka ufite aho wege ku masaya ujye ushima Imana. Pe ufite inzu yawe udakodesha, uryama neza, urya neza, izi saha kubera abagore izi saha ukaba uri kugenda ubebera n'umugore yarakwirukanye, umugore akakuroga akakugeza kuri rwa rwego ukenda gupfa, kugeza isaha akaba adafite n'iyi mvura iri kugwa akaba adafite hana yo. Reba nk'iyi mvura uyu munsi noneho sha umuntu wari ufite urugo rwiza ari mu nzu nziza ye. Naramubwiye n'ibiryo sinabikwima, Imana igushiriza imvura igwishiriza ababi n'abeza, nge mutima mubi wankoreye sinagukorera nawe uzajye wigaya. Imana iyo yanshoboje ko karaka nkakabona. Araza akarya akagenda, niba ari ako gakoma akanywa akagenda. Sinagira umutima nk'uwe ke rwose. Imana ndamwifuriza kuzamuha kuzagiraho aba, ariko uzanamureke umucumbikire hese ke. Ntabwo nkubeshye. ubuse nyirinzu koko namubonye ahangaha. Ntabwo ajya arara hano, natwe ntituzantarara. Haraza nyine aracyasukumwa kwa kundi. Genda arara ku mbaraza z'abantu. Njye naramugese ko ari umuntu ushaka umukozi wamubera umuzamu n'ubundi kurara ku rubaraza nzamukubwirire, ariko uburyo atitira ntarafata akabaraga. Yerega ngo burya bya bindi koko byari ibirozi ntibiramushiramo n'ubu ngubu. Hageraho ngaho ari kurya ukabona ari gutengurwa ari gutitira. N'inzara n'iki. Umuntu nkuriye bakeneye kondorwa kurya akahita abana gwenda kurya neza, akarya ibyo biryo, akarya icyo gikoma, akarya utwo tubuto. Hari ubwo noneho yigeze kuza arambwira ati mba numva nshaka agasosi k'inyama, ariko inyama urabizi irahenda. 600 ikiro cy'inyama nayakura he? Kwikira ubuzima mbayeho ko nawe buzike. Muri iyi minsi noneho maze igihe arwaye nanga kugenda mvuga ni abantu umuntu adapfira mu nzu bakavuga ngo nagiye kwishakishiriza. Wumva ubu ngo ndi ku ruhayi rwo kugira ngo nshake iki udufaranga two kwishyura utudene twagasukari ku mabotike, twako gatoki n'utuboga tw'ibyatsi nagiraga. Cyakora nkagira gutya nkabona nk'ubu nkawe hohereje icyo kilo cy'isukari, abohereje ibyo birayi, abohereje icyo gihumbi kuri mama, tuba ubwo mubashe kuvugana na Keza na muganga babwira uko amerewe. Nuko nguko mbese ni imweza abantu bivuga ngo zimbeshejeho ke. Nta kindi nakubwira nukubona umuntu agenda bajya bavuga ngo umuntu nukumona ngo ni umuzungu ku ruhu gusa. Nanjye nuko bimeze. Umuntu asigaye barabukeye. Nuko barabukeye umuntu babona agiye. Wabona bukeye uri muzima ugashima Imana. Kubera ko kubaho muri iki gihe rwose mw'abantu mwe biragoye. Kuba ufite umuryango ukawutunga amanywa nijoro kuva kwa mbere kugera ku cyumweru biragoye. Noneho ukagira n'undi muntu nkuriye nawe ukeneye gufashwa kandi nawe ntakomeze biragoye mu buzima. Rero noneho ikibi cya papa Teta nawe yihenuye kuri bene wabo. Yarihenuye bene wabo na n'ubu nta nurambaza ngo ameze ate. Ariko ugasamba usambira iwanyu. Na n'ubu nta muntu urambaza ngo ameze ate. Njyewe umuntu umwe w'umuturanyi ni ashobora kuba ari inshuti ya murumuna we niwe wigeze kumbaza ati yajya yabona ngo niko bavuze bazi ko aba hano cyakora bakurikiranye basanga ntaba hano baravuga tewe te nawe ugira n'impuhwe ti yajya yabona natwe yatwihenuye hamaze kujyana ari amafaranga y'inzu. Nabwo uko umuntu akugiriye
ntabwo ari ko wamugirira. Icyo nzi cyo nuko Imana yakuye diplome y'umwana wanjye hariya ku ishuri, izampa n'ibyo gutunga aba bana, izampa n'ibikoresha. Imana ndabizi abantu beza baracyariho, izampa abantu bazamfasha kugira ngo teta hazabashe kubona udukoresho. Urabona mu kwa 9 hageze, bari batubwiye ngo bashobora gutangira mu kwa 8 kurangira cyangwa se gutangira inkunga y'amasengesho ko bakurikiye Kiza TV show, inkunga wabona ikintu icyo ari cyo cyose teta akabasha kujya ku ishuri, ejo wenda yazarangiza akanteturura. Nta kindi kintu ngo sitwiturwe neza nabo twabyaye. Ni ukuri Imana kandi rwose umwana wanjye izamuhe kugira ngo azanarangize ngo baziga imyaka 3. Ni imyaka 3 baziga iyo za Karongi. Ariko bazageza muri vacances. Bazageza muri vacances. Ubu ngubu nabonye babohereje email ivuga ko hakeneye 57,000 byo kwiyandikisha. Abantu bahawe amaburuse kwiyandikisha ngo ni 57. Hari umwana ubaho inyuma nawe bongo bishyura 60 abiga i Butare. Rero bo muri RPRC nabonye kuri email handitse ko ari 57. Ubu mbese ubwo papa teta nduzi wenda atagipfiriye ahangaha atanahaba ahangaha. Ubu mbese nanjye ngiye kwiruka mu izo ngo zose ngenda negeranya ndebe ko nambonye utwo dufaranga two kugira ngo aziyandikishe no gutora. Bizagenda neza buriya. Igitumya buri ikintu cya mbere n'ubuzima. Njye mvuga nti iyo umuntu ari muzima n'ibindi byose birakunda. Buri kintu uko waba utari muzima, ariko uri muzima utarwaye nubwo wanywa igikoma ukaryama ugasinzira, umwana ukamutogosereza ibijumba akaryama, upfa kubona ikijumba wakibonye. Kubera ko buriya hari abantu baba bari mu buzima bubi, hanyuma yatwe tuba tuvuga bubi badafite naho barambika umusazi. Njya mbabona benshi bari inyuma yanjye mana nabo rwose. Hari indirimbo ivuga ngo nubona ngo mwana wanjye ngo nubona Imana ngo usigukomeye amashyi, urumva ngo uyu munsi ukabona umeze neza, ngo uzibuke gushima ngo n'imigisha uyohereze mu mihana, urumva mu mihana y'abandi. Hari abana benshi bameze nka teta nabo babu amadiplome yabo, nagezeyo nsanga n'abandi nabo batazifite diplome zabo zikiriyo, urumva. Ubwo rero Imana yatumiriye diplome ivayo n'ibikoresho byo kuzajya Karongi, byo kuzabona 57 byo kwiyandikisha. Imana ndabizi nta kidashoboye. Ni papa wacu twese imfubyi n'abapfakazi habakenira bazi, nkomeza n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyanjye. Rwose nizeye ko nabyo bizaboneka kandi Imana mbese ni nyire ibintu byose ni ibyayo. Ndabizi zabidufashamo kandi bizagenda neza. Ndashimira rero n'abantu bagize uruhare mu kugira ngo papa teta abashe kuvurwa. Barahari bariyeze kuri buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu. Hari imigisha yacu buriya nujya ukorera umuntu ikintu akakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Iryo jambo ntimukaripinge kubera ko buriya imigisha dukorera nago tuzahana ituruka. Ushobora guha umuntu igiceri cy'ijana muri bano basaba ku muhanda, akakubwira ati Imana iguhe umugisha ikongerere. Ejo ugakubita diru y'amafaranga, ariko kubera ko udatekereza ahantu yaturutse ukibwira ko hari ahandi, ariko ari wa mugisha w'igiceri cy'ijana ejo watanze. Rero iyo umuntu agusabiye umugisha ujye uwakira kubera ko ntago tuzi ibyo twakira aho bituruka. Hari igihe bituruka ko nawe kubyo watanze. Imana muri make gira neza wigendera. Kubera ko ejo umukobwa wanjye nyirahangaha, uyu mukobwa wanjye mu minsi ishize yanyohereje akavoice arambwira ati mama wanjye byibura nongeye kwishimira ko nongeye kubona useka. Ngiye kumusubiza kuko nyine nari nabibonye bitinze, sanga yararwaye ngo yaramaze ibyumweru 2 arwaye grippe atabasha kuvuga. Ariko minsi ishize rwose nanjye nahoraga nsenga mvuga ati Imana imugarurire ubuzima, nizere ko ameze neza. Aho hari ndamupepeye, ndamukunda na Pasco musaza we n'indi famille atambwiye, ndamupepeye kandi Imana ishimwe yamukijije. Ibyumve rwose. Reka dusoreze hano twagira ngo tubashimire, tunababwire ko umurwayi byagenze ameze neza, uretse ko aho kubaho nyine biragoye biramugoye, ariko icyambere no ko ari muzima n'ibindi bizakemuka naho kubazashyira habone. Icyambere no ko ari muzima, ubuzima bwe nyine buhagaze neza. Reka dusoreze hano tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha. Yego murakoze bakunzi ba Kiza TV show. Ikiganiro nakagaruka bunyandikiye ibitekerezo, inkunga y'ibitekerezo mwese ndabibona kandi ndabakunda cyane. Ciao abarira mwese rwose, Imana namwe bumve imigisha namwe berekezeho nk'iyo ndi kubona, kandi mwarakoze cyane kumba hafi muri ibi bihe ndimo bitoroshye. Murakoze cyane.